Ese ni ryari ngomba gufata umwanzuro wo gutandukana n'umukunzi wanjye? Urukundo ni rwiza ndetse usanga umuntu uri mu rukundo aba yishimye, asa n'uwageze mu ijuru rito. Ariko ibi ni ku muntu wahiriwe n'urukundo, ufite umukunzi umwitaho kandi babanye neza, nyamara ushobora kuba uri mu rukundo utishimye na gato, muhora mu ntonganya, nta mahoro mufite mu rukundo rwanyu. Gutandukana n'umukunzi ni icyemezo kigoranye cyane, usanga benshi barabuze amahitamo, bibaza uko bizagenda igihe bazaba baratandukanye n'abakunzi babo, aho buri wese azi iby'umubano wabo, bibaza bati ese ni ryari ngomba gufata umwanzuro wo gutandukana n'umukunzi wanjye? Iyo umubano wanyu utangiye kuzamo ibibazo n'amakimbirane, mugatangira kutumvikana ndetse wanagerageza uburyo bushoboka bwose bwo kubikemura bikanga, utangira kwibaza niba umubano wanyu uzigera ugaruka ku murongo cyangwa niba ari igihe cyo gutandukana. Dore zimwe mu ngingo ushobora kugenderaho umenya niba ari umwanya wo gutandukana n'umukunzi wawe, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Healthline. Igihe utakimufitiye icyizere ndetse ukumva utishimye mu mubano wanyu. Kugira ngo urukundo rugere kure, ni ngombwa ko abakundana baba bizerana kandi buri wese yishimye. Niba mu rukundo rwanyu atari uko bimeze, iki ni ikimenyetso simusiga ko umubano wanyu ntaho uzagera. Guhorana amakimbirane n'intonganya zidashira. Ni byiza ko abakundana babana mu mahoro kandi bumvikana. Niba rero mwebwe mu rukundo rwanyu muhorana intonganya zidashira, mukagirana ibibazo bihoraho, ni byiza gutandukana hakiri kare mbere y'uko amakimbirane yanyu abakururira ibindi bibazo. Igihe umukunzi wawe aguhohotera, ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ihohoterwa mu rukundo bushobora kuba impamvu yo gutandukana. Niba umukunzi wawe ajya guhohotera ndetse akabikora kenshi, ni igihe cyo gutekereza ku gutandukana nawe maze ugatangira ubuzima bushya. Agasuzuguro nako ni ikindi cyatuma utandukana n'umukunzi wawe. Ni byiza gukundana n'umuntu ukubaha ndetse agaha agaciro amarangamutima yawe. Niba rero umukunzi wawe atakubaha, ntabwo akwiriye urukundo rwawe. Ikindi ni uko mu gihe umukunzi wawe atita ku nyungu zawe, agahora yita ku nyungu ze mu rukundo rwanyu, ni ngombwa kumenya ko nta na rimwe uzigera wishima muri urwo rukundo. Ni byiza rero kwita ku mibereho yawe myiza maze ugatandukana n'umukunzi wawe, ahubwo ugatangira ubuzima bushya. Nanone kandi niba wowe n'umukunzi wawe mutakibona umwanya wo kuganira, kuba muri kumwe cyangwa se n'igihe mubonanye mukaba muri kuvugana nabi gusa, ni byiza gutekereza ku gutandukana, kuko umubano umeze uku usibye mu makimbirane n'intonganya nta handi wabageza. Mbere yo gufata umwanzuro kandi ugomba kubanza ugafata umwanya ukabiganiraho n'umukunzi wawe, mugasasa inzobe kandi mugafatira umwanzuro hamwe. Ni byiza ko ureba ku byifuzo byawe n'ubuzima bwawe no mu mutwe. Ntabwo ugomba kwihambira mu mubano guhungabanya amarangamutima yawe, ahubwo uwo mubano ugomba kuwuvamo ugatangira ubuzima bushya. Nanone kandi ugomba kureba kure. Niba umukunzi wawe mubanye nabi, ubona ko amakimbirane yanyu ashobora kuzavamo ibindi bibazo cyangwa akaziramo n'urugomo, icyo gihe gutandukana biri ngombwa. Ikindi kandi ugomba kwizera umwanzuro wawe, ukirinda gusubira inyuma. Niba umuntu mwaratandukanye, ntabwo akwiye kujya ahora agutesha umutwe, ahubwo ukwiye gukomeza ubuzima, ukiyibagiza ibya kera.